Okay, murakoze. Rayon Sport ni imwe mu miryango nyarwanda itari ya leta yanditse mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere, ariko ukagira n'ikipe ya Rayon Sport ifite n'abafana bayikunda cyane kandi benshi mu gihugu hose. Warubaje rero utuye umuryango ubamo iki, uburamo iki? Wenda icyo kibazo ni kigari cyane, ariko ibyo nagira ngo ngarukeho wenda mwanabonye no mu itangazo urwego rw'igihugu rwashyize ahagaragara, ndetse n'itangazo bo ubwabo bishyiriye ahagaragara, sinzi niba mwaribonye naryo. Hari hamaze igihe havugwa ibintu bitandukanye mu itangazamakuru, harimo guhangana, harimo guharabikana, harimo ibintu ubona bitabereye imiyoborere y'umuryango. Niyo mpamvu rero urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'inzego zose zigize Rayon Sport bahisemo gukora inama kugira ngo basase inzobe baganire ku bibazo birimo n'ibiki. Mu bibazo rero byagaragaye muri iyo nama, ariko bisanzwe binagaragara kuko si ubwa mbere bibaye, harimo ibibazo by'imiyoborere. Imiyoborere cyane cyane aho inzego bari bafite harimo inzego zigongana mu nshingano, zigongana mu mikoranire, bigatuma imiyoborere y'umuryango itaba stable, ndetse bakanavuga ko bituma iyo miyoborere mibi ituma n'ikipe yabo muri iyi minsi, ngira ngo imikino yakinnye, ntago nkurikira siporo cyane, ariko imikino yakinnye yarayitsinzwe, hari aho yagiye itsindwa, bakavuga bati iyo miyoborere mibi ituma n'ikipe yacu idaseruka neza ngo ushimisha abafana. Ikindi cya kabiri ni imicungire y'umutungo, aho badafite mu by'ukuri systeme nziza zinoze zituma zigaragaza uko amafaranga yinjira, uko akoreshwa, uko asohoka. Ugasanga rero hashobora no kubamo ibyuho by'uko amafaranga ashobora guca hirya no hino, ntaze gufasha mu bikorwa by'umuryango wa Rayon Sport kugira ngo utere imbere uko wakabaye ubyifuza. Niyo mpamvu rero ku bwumvikane hagati yabo ubwabo, nubwo iriya nama yabaye, ariko nabo bicaye basesengura ibibazo, hanyuma bahitamo gushyiraho iriya komite y'agateganyo izakora mu mezi 3, igakora ibintu nka 4 mwabonye mu itangazo: kuvugurura amategeko y'umuryango wa Rayon Sport, ukanoza inshingano za buri rwego mu buryo bugaragara. Icya kabiri, gushyiraho ingamba zituma imicungire y'umutungo inoga. Ikindi ni ukwimakaza no guharanira ubumwe muri uyu muryango, kugira ngo abafana, nubwo ari abafana ba Rayon Sport, ariko ni abanyarwanda, kandi mu bintu rwose, mu bintu byo navuga umuntu adashobora gutatira mu gihugu cyacu ni ikijyanye n'ubumwe. So iriya komite y'agateganyo izashyiraho ingamba zituma mu by'ukuri ubumwe bwimakazwa. Ikindi ariko ni ukuzakorana audit kugira ngo harebwe ese mu bihe bitambutse amategeko yubahirijwe ate, umutungo bawugenje bate, kugira ngo ibyuho bizagaragaramo bizashingirweho kugira ngo hashakwe ingamba zishobora gutuma uyu muryango ukora mu buryo bukurikije amategeko. RGB si ubwa mbere mwinjiye mu bibazo bya Rayon Sport. Izi nshingano tubwiye iyi komite y'inzibacyuho ifite, nibo bicaye biha commitment, baraziha, baravuga bati reka tubishyire ku murongo, cyangwa ni mwebwe RGB mwabwiye muti nimukore? Murakoze. Nkuko nari mbivuze, n'inama yahuje RGB n'inzego za Rayon Sport zose. Inzego za Rayon Sport zari zirimo abagize board, ari rwo wavuga ko ari urwego rureberera umuryango ku buryo bwa buri munsi. Zari zigizwe na komite nyobozi, zari zigizwe na komite nkemurampaka, zari zigizwe na komite ngenzuzi igenzura umutungo wabo n'imikoreshereze n'iyubahirizwa ry'amategeko. Rero ntago ari RGB ibyo yabibategetse, ariko yari inama biganirwaho, hanyuma izo ngamba zagiye zituruka muri ibyo biganiro byabaye, zumvikanwaho ko arizo iyi komite bashyizeho igiye gushyira mu bikorwa mu izina ry'abanyamuryango ndetse no mu izina ry'izo nzego. Niyo mpamvu izo nzego zose zabaye zihagaje by'agateganyo kugira ngo iyi komite mu mezi 3 izabanze ikosora ibyo byuho byose, ishyireho izo ngamba, ishyireho inzego z'ubuyobozi zuzuzanya neza, hanyuma nyuma y'ayo mezi 3 bazafate izindi ngamba zituma mu by'ukuri umuryango ubaho mu buryo
butuje kandi buzana umusaruro mu ikipe. Iyo miyoborere yose igizwe n'izo nzego utubwiye zari zisanzweho muri Rayon Sport, hari harabuze iki ngo zikureho bya bibazo n'ubundi byari bisanzwemo? Icyari cyarabuze ni nkuko nanjye nakikubaza. Icyari cyarabuze ni imikorere ya kinyamwuga. Kuko si ukuvuga ko bari baraho badafite inzego, nyine nakikubaza ariko nawe ukakibaza Rayon Sport. Ariko icyo twebwe iyo dusesenguye tubona nuko habuze imikorere ya kinyamwuga, habuze imiyoborere ihamye ituma ingamba zihari zishobora gushyirwa mu bikorwa. Kuko twese nkuko tubizi, ikipe ya Rayon Sport cyangwa se uyu muryango ni umwe mu miryango ufite ubushobozi bwo kubaho mu buryo bukize butekanye, kandi n'abafana bayo barayikunda cyane. Ariko ahantu hose ubuyobozi bwabuze, ahantu hose imiyoborere yadogereye, ntabwo ushobora kuvuga ngo hari gahunda y'iterambere nimwe yaba. Navuga ko rero icyabuze ari imiyoborere inoze, ari imikorere ya kinyamwuga, ari ukudakorera mu mucyo, ari no kudaha mu by'ukuri agaciro abafana, kubera yuko iyo abantu baguhaye inshingano umuntu ntabwo aza kwiyobora. Umuntu aza ku rwego rw'ubuyobozi kuko hari abamugiriye icyizere, kuko hari abamuhaye inshingano. Iyo rero ubuyobozi buhisemo gutatira ibyo, nyine ibyo nicyo kiba cyabuze. Tugana ku musozo, hari byinshi twavuze, hari ibimaze kugerwaho bigizwemo uruhare n'abafatanyabikorwa ariyo miryango itari ya leta, ariko kandi dusoza hari icyo mwayisaba nka RGB mu mikoranire yabo, ni buhe butumwa mutanga? Mbere yaho gato ariko nyuma y'aya mezi 3 muri Rayon, ubwo hari abakurikiye iki baricara Umufana wa Rayon. Ariko nkuko mwabivuze, umufana w'Amavubi arakurikira igira abafana benshi, abantu baba bafite amatsiko ya harakurikiraho iki nyuma y'ayo mezi 3? Nyuma y'ayo mezi 3 iriya komite y'agateganyo izashyira mu bikorwa ziranshingano. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ayo mezi 3 abanyamuryango bazaba bitoreye amategeko mashya, bazaba bashyizeho inzego zihamye zizakomeza kuyobora uwo muryango. Hazaba hakozwe na audite izagaragaza ibyuho bihari kugira ngo bahera aho ngaho babikemura. Bazaba bashyizeho ingamba zo kubungabunga imicungire y'umutungo winjira unasohoka muri uyu muryango wa Rayon Sport. Ubwo rero nyuma y'ayo mezi 3 dutegereje ibyiza, dutegereje ko uyu muryango uzagira icyerekezo gishya gituma abafana bawo bishima.